Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa Bella. Ni umukobwa mwiza, aracyari muto, ari kwitegura rero ngo ajye ku kazi. Ni mu masaha y'igitondo, ahise yumva rero umuntu arakomanze ku rugi, maze ajya kureba uwo ari we. Agifungura asanze ni umukobwa yari afitiye amafaranga, ahita amubwira nabi atumva ndashaka amafaranga yanjye, nta kindi kintu na kimwe urambwira. Bella ahita amubwira ati mbabarira ni ukuri amafaranga rwose ntayo mfite kuko sindahembwa, ariko kandi ihangane mu cyumweru gitaha nzakwishyura yose rwose, nta n'igiceri cy'icumi kizasigara. Uyu mukobwa warakaye cyane ahita amubwira ati ndumva rwose nkurambiwe, narakwihanganiye bihagije, gusa nanone reka nihangane uko uvuze ngo mu cyumweru gitaha, ariko nutayampa tuzabonana. Bella ahita amubwira ati nzakwishyura nta kibazo. Ati ariko se wowe ubu urabona ukuntu uri mwiza, ntabwo rwose uberewe no kurakara, ntukarakare kuko nzakwishyura. Gusa uyu mukobwa nta kintu na kimwe aba ashaka kumva, aba yamurakariye, ahita akata akagenda atanamusezeye. Bella asubira mu nzu kugira ngo asozanye n'imyiteguro yo kujya ku kazi, ariko nanone yamara kwambara amaze gufata isakoshi ye agahita yumva nanone umuntu arakomanze ku rugi kandi cyane, maze ubwoba bukamwica. Agahita abwira murumuna we ati wambabariye nkinyurira mu gikari nawe ukagenda ukamubwira ko ntahari. Murumuna we ati hoya genda umuvugishe wisobanure, ubundi se ko atari bukwice kubera icyo utagenda se ngo umuvugishe. Bella rero arasohoka agahita asanga ni nyir'inzu, maze nyir'inzu agahita amubwira ati umva mpa amafaranga yanjye rwose, ibintu byawe ndabirambiwe. Bella ati ariko wibuke ko nukuri nkorera ukwezi, nkorera umushahara, none ni gute nabona amafaranga ukwezi kutarashira? Ihangane ukwezi nigushira nzakwishyura amafaranga yawe yose kandi nta kibazo. Uyu nyir'inzu ahita amubwira ati buri gihe ni ukuvuga, ubwo n'ubundi nihagera ntuzabura ibindi umbwira. Bella aramubwira ati rwose ihangane kandi amafaranga yawe ndabizi neza ko ngomba kuyakwishyura, nyihanganira harabura igihe gitoya. Nyir'inzu ahita atangira kumubaza ati ese ubundi ubuze inshuro zose mba maze kuguhamagara? Maze Bella ati ntabwo rwose mba nazibaze. Nyir'inzu ahita amubwira ati sawa ntabwo uba wazibaze, buretse noneho ningaruka amafaranga yanjye utayafite uzahita utangira ubare kandi uzabara neza ugahita agenda. Bella nawe rwose uba ufite imisatsi aba agiye kwambara, ubwo ni perike, aba ayifite mu ntoki ari kuyisokoza, agahita abyambarira aho bijagaraye kuko aba yumva ataye umutwe. Ahita rero ajya ku kazi. Akigera ku kazi atarinjira ahita asanga umuntu ushinzwe gukora amasuku ari kuyakora hanze mu kibuga, maze agahita amubwira ati directrice yavuze ko agushaka. Bella nawe ati muri aya masaha se? Undi ati yego. Ati none se aranshakira iki? Ati ntabwo yambwiye ariko yari yakuntumye nuko nari nakubuze, yambwiye rero ngo ugende umwitabe. Bella ahita yongera akajya kureba directrice muri biro. Ubwo nuvuga ko rwose umunsi uba wamubereye mubi cyane kandi utaranatangira. Abakinjira rero muri biro, maze uyu mudamu agahita abwira Bella ati rwose ndambiwe ibirego byawe biba biri hano, ejo wakubise umwana cyane none ngo yarwaye afite umuriro ntabwo yabashije kuza ku ishuri. Bella nawe ati ni ukuri iryo kosa sinarikora, gute nakubita umwana kugeza aho azana umuriro? Ati ahubwo ababyeyi be nimumujyane kwa muganga kuko byanze bikunze ararwaye, njyewe uriya mwana namukubise ku kibuno kandi ibintu byoroheje cyane cyane. Ati kuko sinshobora kubabaza umwana. Directrice ati umva ariko ukuntu ubu nabivuga urabivuga nkaho byoroshye, ntabwo rero rwose yaje ku kazi kandi ababyeyi be bakundegeye. Uyu Bella ahita amubwira ati ni ukuri rwose ntabwo ibyo bintu nabikora. Directrice aramubwira ati umenye ko rwose ndi kujya nkwiyama ubwa nyuma, ati kuko bimaze kurambirana. Ati genda ajya mu kazi kawe mvira muri biro. Ubwo Bella ahita agenda, aba ari umwarimu wigisha abana bo muri maternelle. Ahita agenda rero akajya mu kazi ke. Bella ataha nimugoroba yarakaye cyane n'ubundi kuko rwose ikigaragara cyo aba yirira mu munsi mubi. Maze akigera mu rugo murumuna we ati mukuru wanjye wiriwe neza? Bella uba ufite umushiha ahita amubwira ati urandeba mu maso se ukabona ameze nk'umuntu wiriwe neza? Ati rwose ndarambiwe kariya kazi. Ati kugera ku kigo ni nko kugera mu rubanza. Ati umuntu rwose aba ari kurwana no kugira ngo atajya muri prison. Ati ndabirambiwe ibi bintu. Ati mana nyagasani izi manza rwose simbizi ukuntu nazikira.
ati ndumva ndambiwe, ahita abwira murumuna we avuga nabi ati ngaho genda unyitekerere ibyo kurya ndumva nshonje kandi cyane. Murumuna we ahita ahaguruka nta jambo yongeyeho kuko rwose noneho aba ari kubibona ko ishyamba atari ryeru. Buracya mu gitondo rero Bella agasubira ku kazi, akigera n'ubundi mu kibuga ahita akubitana n'imodoka yari izanye umwana, ihita ihagarara hakavamo umugabo ukiri mutoya, uwo ni Eric ndetse n'umukobwa we mutoya bazanye ku ishuri. Bagifungura umuryango w'imodoka umwana arasohoka agahita abwira papa we ati dore uriya rero ni wa mwarimu ejo rwose watumye ndera cyane. Uyu mugabo ahita amubwira ati uriya urabizi neza ko ari uriya? Uyu mwana ahita amubwira ati yego rwose ni uriya wandijije. Uyu mugabo ahita yegera uyu mwarimu maze akamubwira ati ni wowe ejo wandirije umwana? Uyu mwarimu Bella ahita amubwira ati njyewe muriza? Ati mu buhe buryo se? Uyu mugabo agahita amubaza ati noneho uri kubimbaza? Uyu mwarimu ahita areba uyu mwana akamubaza ati mbwira ni iki wabwiye papa wawe? Wamubwiye ko byagenze bite? Uyu mugabo ahita abwira nabi uyu mwarimu ati noneho utangiye no kumubwira nabi imbere yanjye, uri kumutera ubwoba se? Ati ndamubasigira umwana wanjye kugira ngo mumwiteho mwarangiza mukamukora ibi bintu. Wa mugabo Eric arongera akabaza uyu mwana ati urabizi neza ko ari uyu wakurijije? Umwana ati yego. Ahita afata ukuboko umwana akamubwira ati reka ndaje mbikemure. Ahita agenda ajya kwinjira mu biro n'ubundi by'umuyobozi w'ishuri, maze uyu mukobwa yatekereza n'ubundi ibibazo byose afite muri ibi biro. Ahita atangira guhamagara uyu mugabo amubwira ati mbabarira uhagarare tuvugane, ariko uyu mugabo ntabwo amwitaho. Ahita akomeza maze akinjira mu biro akabwira uyu muyobozi ati uyu mwarimu rwose yanzengerereje umwana, yaramujijije yaramukubise ku buryo ejo umwana yatashye yarize amaso yatukuye. Bahita bahamagara rero uyu mwarimu, akigerayo uyu muyobozi w'ikigo agatangira kumubwira nabi ati rwose ibi bintu ndabirambiwe. Uyu mugabo nawe akomeza abwira uyu muyobozi w'ikigo ati mutarebye neza rwose nanabahamagarira polisi kuko murakabije, ni gute umwana wanjye mumufata nabi bingana bityo? Umuyobozi w'ikigo akomeza kumubwira ati tubabarire ntabwo ibyo birusongera kandi ndaje mbyiteho ndabikemura rwose nta kibazo. Uyu mugabo abwira uyu muyobozi ati noneho nimukora ikosa ryo kutabikemura neza muzareba ikizakurikira, ntabwo mushobora kugitekereza. Ahita yisohokera maze uyu muyobozi w'ikigo akabwira uyu mwana ati ihangane ngaho ajya mu ishuri. Bamara gusohoka bose agasigarana n'uyu mukobwa Bella, maze agahita amubwira ati narakubwiye rwose usigaye unteza ibibazo gusa, guhera kano kanya urirukanwe. Ariko uyu Bella abwira umuyobozi ati nyamara uyu mwana ntabwo namukubise rwose, ntabwo nigeze amukoraho. Umuyobozi atamubwira ati mvira mu biro gira vuba nakwirukanye. Bella asohoka atazi yajya maze akiruka inyuma ya wa mugabo uri kugenda yerekeza ku modoka ye, akamubwira ati mbabarira n'ukuri unyumve, ntabwo rwose uyu mwana nigeze amukubita, sinigeze nanamukoraho, nawe ubwe ugiye kumureba wabimubaza yakubwira ko ntigeze amukubita. Uyu mugabo ahita amubwira ati mva inyuma reka kunsakuriza. Agahita yinjira mu modoka agahita yigendera. Bella asigara aho ngaho umutwe uri kwikaraga yayobewe aho yerekeza, yayobewe ibintu biri kumubaho. Aba rwose yumva ameze nk'umuntu uri kurota ibibazo byose aba afite, noneho haba hiyongeyeho n'icyo kwirukanwa ku kazi. Bella arataha kuko nta yandi mahitamo aba afite, maze akigera mu rugo agasanga hari umwana wicaye imbere y'umuryango abamutegereje. Agahita amubwira ati tante wanjye yarambwiye ngo nze umpe amafaranga ye ubu urimo umaranye amezi 2. Uyu mukobwa ahita amubwira ati genda umubwire yihangane kuko ntago ndayabona. Uyu mwana ahita amubwira ati yambwiye ko ntari buze ntayazanye. Bella n'umujinya mwinshi ahita akuramo urukweto agatangira guhondagura uyu mwana. Uyu mwana agahita yiruka agahita agenda. Akinjira mu nzu rero Bella ahita asanga murumuna we yicaye ari gufata ibya mu gitondo. Ahita atangira kumubwira nabi ati yego ye uricaye uri kurya ukora kuri telefone, ati mbese nibyo bigushimishije? Ati ni wowe upfusha amafaranga ubusa y'uru rugo? Ati nta soni? Ati mbese uri umunyacyubahiro uraho urarya gusa nta kindi ukora? Uyu murumuna we abona ibintu byakaze agahita yihagurukira akigendera akigira muri salo, maze Bella agahita asigara yitotomba akatangira akitonganya ati mana ati ubuse aturishimye se, aturishimye ko ibi byose bimbayeho? Ati nizere ko rwose uri guseka kuko ibi byose ni wowe utumye bimbaho. Aba arakomeza akitonganya maze akavuga ati rwose ubuzima bwanjye wagira ngo ni ibintu by'imikino gusa.
ashakisha rero aderese za Rike, maze mu gitondo cya kare akazindukirayo agahagarara ku muryango. Uyu mugabo asohoka n'umwana we mu modoka amujyanye ku ishuri, maze wa mukobwa aba ahagaze inyuma y'umuryango. Batangira gusohoka agakomanga ku kirahure cy'imodoka amwereka ati wampaye basi umunota umwe gusa tukavugana. Ariko uyu mugabo aramwihorera, maze wa mwana akabwira papa we ati papa uriya ni wa mwarimu Bella. Uyu mugabo ahita amubwira ati mwihorere, ati kubera ko n'ubundi ntakigisha ku kigo iwanyu sinumva rero ko hari ikintu tugomba kuvugana. Uyu mwana ahita avuga ati yego nta kibazo. Bahita bigendera maze bakamusigaho. Arongera rero akagaruka mu masaha y'umugoroba maze akaza agakomanga. Wa mugabo aba yicaye muri salo yibereye mu kazi, maze uyu mukobwa agakomanga. Uyu mugabo agahamagara umukozi we wo mu rugo ati ndebera umuntu ukomanga. Uyu mukozi ahita amubwira ati ni wa mukobwa wa mu gitondo nanone uri gukomanga. Uyu mugabo ahita avuga ati uyu muntu aranshakira iki ku muryango. Ahita agenda akajya kureba uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero aba yarakaye cyane noneho. Uyu mugabo aragenda agafata uyu mukobwa akamujugunya hanze, nta nubwo yirirwa amwumva cyangwa ngo amuvugishe. Uyu mukobwa rero rwose biba bitangiye kumucanga, maze mu gitondo cya kare akabyuka agasubira ku ishuri akajya kureba wa muyobozi w'ikigo akamubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira unsubize akazi kanjye, mfite ibibazo byinshi ku buryo ntabasha kubaho ntafite akazi kandi urabizi ko maze igihe kinini nkora hano. Uyu muyobozi w'ikigo aramureba maze akamugirira impuhwe, ariko akamubwira ati nuko nta kintu kimwe nabasha kugufasha keretse gusa ugiye ukavugana na Rike kuko uriya niwe ukuriye ababyeyi, ikindi kandi afite inkunga nini cyane atera iki kigo. Ntabwo rero rwose twamuvuguruza, gusa nimuvugana akakubabarira nanjye nta kibazo nzahita ndeba icyo kugufasha. Uyu mukobwa n'ubundi uba warabuze uyu mugabo rwose ahita yumva ko nta cyizere agifite. Uyu mugabo rero aba ari umugabo w'umukire kandi ufite amafaranga menshi. Rero kubera ko aba afite byinshi afasha iki kigo, aba afite ijambo rwose ku buryo icyo avuze nta wundi muntu uba uri bukivuguruze. Uyu mukobwa arasohoka n'ubundi akihebye nk'ibisanzwe yibaza ikintu agomba gukora. Bella ari mu nzira ataha telefone yaramuhamagaye, maze yitabye asanga ni telefone ya mama we. Mama we yaramubazaga ati ese mumeze neza? Umwana ati yego tumeze neza. Mama ahita amubwira ati uribuka se ko itariki izi n'izi ngomba kuzajya kwa muganga? Umwana ati yego ndabyibuka, humura ndi hafi kubona amafaranga. Ati ikindi kandi navuganye na muganga wawe yaransobanuriye byose, ati humura ntuhangayike rwose uzajyayo. Uyu mukobwa ava kuri telefone noneho akumva yenze nko guta umutwe, ahita afata icyemezo noneho akajya gutegereza Rike ku muryango we nanone, ariko noneho akamutegereza amasaha yo gutaha. Aragenda agahagarara mu gipangu hagati akibamba, maze imodoka ya Rike yaza uyu mukobwa agahita atega amaboko akabuza umukozi wa Rike gufungura. Umukozi abafungura arimo imbere, uyu mukobwa nawe agahita afunga ari inyuma. Wa mugabo avuza amahoni, ariko uyu mukobwa akanga akamubana ibamba ngo ko bamufungurira, agakomanga kuri iyi modoka cyane ati ngaho sohokamo. Uyu mugabo arasohoka akabwira uyu mukobwa ati nta soni uratinyuka ugakubita ku modoka yanjye? Waba uzi agaciro k'iyi modoka? Waba uzi icyuma cyayo uko kigura? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ibyo rwose biroroshye kuko wowe uri umukire, iyi modoka yawe wanayisimbuza indi ejo mu gitondo kandi bitakugoye. Ariko se waba uzi agaciro k'akazi kanjye wanyambuye? Waba uzi abantu kari gatunze? Waba uzi abantu bari babayeho kubera kariya kazi? Ati abakire rwose namwe muranyobera. Ati ariko nanone si wowe nabibaza. Ati Imana rwose niyo ndenganya kuko niyo yashyizeho ubusumbane ku bakene n'abakire. Ati niyo nabaza ibi byose. Ubwo niko umukozi aba ari gufungura, uyu mukobwa akongera akarwana n'icyugi agikurura agifunga cyane. Maze uyu mugabo akomeza abwira Bella ati njyewe ariko mfite umwana wanjye umwe w'umukobwa, uriya mwana ni byose kuri njyewe. Ni ukuvuga ko rero iyo utangiye kumubangamira nanjye uba uri kumbangamira. Uyu mukobwa aramubwira ati ariko mu by'ukuri nuko utigeze ukenera kuvugana nanjye, uyu mwana rwose nta kintu namutwaye, sinigeze mukubita, nta kintu nigeze mukoraho, gusa wakabaye waravuganye nawe cyangwa nanjye ukamvugisha. Uyu mugabo ahita amubwira ati nta mwanya mfite, ibyo byose uri kumbwira ntibindeba, aba ku kazi kawe gatunze ni akazi kabo, ibyo byose ntibindeba. Uyu mukobwa aramubwira ati rero uyu muryango sindi buwuveho. Uyu mugabo ahita amubwira ati ukereka noneho ngo uhamagarire polisi.
umugabo ahita afata telefone agatangira guhamagara, uyu mukobwa akumva birakaze agahita yigendera, ariko agasigara amubwiye ati n'ejo bundi nzagaruka, ntugire ngo ngewe byarangirira aha ngaha kunyambura akazi kanjye gutyo gusa. Bella yigira inama yo kugurisha telefone ye kuko ariyo mahitamo yonyine yari asigaranye kugira ngo abone amafaranga yo koherereza mama we. Yarayigurishije maze murumuna we aramuhamagara aramubura, atashye aramubaza ati byagenze bite? Bella nawe ati nta telefone ngifite, gusa ejo nzagura kandi gatoya, iyi nayigurishije nagombaga kuyoherereza mama kugira ngo yivuze. Buracya rero n'ubundi Bella agasubira gushaka akazi, ariko rwose agataha nta kintu yabonye, akabwira murumuna we ati ndabona rwose byanze, ahantu hose ngiye bambwira ko ngomba kuzana lettre yo kuri kariya kazi kandi navuyeho, kandi ni ukuri nta kintu cyiza bamvugaho, sinakwirirwa nyibaka. None rero ibi byose mbikize mu biganza by'Imana, n'ubundi niyo iri kunkora ibi byose, gusa ntizandenganye ningira icyo nkora kitari cyiza, izabikora uko ibyumva yo. Ku rundi ruhande rero Luc ajya ku ishuri ry'umwana maze akabonana n'umuyobozi w'ikigo. Uyu muyobozi aramubwira ati umwana wawe rwose ntakiga neza, yasubiye inyuma bigaragara, amanota ye yaragabanutse. Luc ati kandi umwana wanjye yari umuhanga cyane, ati byagenze bite? Uyu muyobozi aramubwira ati nanjye simbizi, niba yenda yaba asigaye akina cyane akaba atakita ku masomo simbizi rwose, wowe nk'umubyeyi wakabaye ukurikirana ukareba aho bipfira. Uyu mupapa ahita avuga ati ngiye kubikurikirana rwose mbyinjiremo neza ndeba ahantu ikibazo cyaba kiri. Directrice aramubwira ati ariko bikore vuba kuko turegereje ibizame, kandi ibi bizami twegereje nibyo bizatuma abana bimuka. Ati ubwo rero utabikoze kare wazasanga rwose uruzi rwarenze inkombe. Atashyiramo akabaraga. Uyu mugabo arataha maze akigera mu rugo agahita asanga umwana we yicaye mu ntebe akamuhobera cyane, dore ko rwose yaramukundaga bikabije. Ati umeze ute mwamikazi wanjye? Umwana ati meze neza. Papa ahita amubaza ati none se ko hari ikintu nshaka kukubaza? Umwana ati yego. Ati se kubera iki utakiga neza? Kubera iki wasubiye inyuma mu masomo? Habaye iki? Uyu mwana ahita amubwira ati rwose ntabwo nkunda umwarimu wacu mushyashya kubera ko ntabwo azi kwigisha neza, ati rero mba numva ntakeneye kwiga. Papa ahita amubaza ati amubwira ati ariko impamvu ashobora kuba ari uko atarabamenyera, ntabwo aramenya uko mwese yabatwara kuko nyine aracyari mushya, ariko mwakamuhaye igihe mwamenyerana. Uyu mwana ahita amubwira ati hoya, ati rwose ntabwo azi kwigisha nta nubwo mukunda, ati njyewe ahubwo nikumburiye mwarimu Bella, ati Bella yari umwana mwiza kandi nanone yari azi kwigisha. Papa ahita amureba ati kandi yaragukubise yarakurijije? Uyu mwana ahita amubwira ati rero nubwo yandishije ariko rwose ni hahandi n'ubundi ndamukunda kurusha uriya wundi. Papa ahita akubita agatima ibintu Bella yamubwiye ati ntabwo ariko umwana namukubise, maze agahita abaza uyu mwana atari ku wundi wa mugani nta nubwo twigeze tubivugaho ko wambwiye ko yakurije yarakukubise byagenze bite? Umwana ati hoya papa, ati rega ntabwo yankubise, ati ahubwo nari navuye mu ntebe yanjye nagiye kwicara mu yindi maze arambwira ngo nisubire mu mwanya wanjye, ati rero numvise bimbabaje kuko numvaga ntashaka gusubirayo, ati niyo mpamvu narize. Papa ahita avuga ati mana yanjye we, ati mbega ibintu nakoze, ati mbega ngo ndahubuka, ati ntabwo yigeze gukubita? Umwana ati hoya, ati ntabwo yankubise, ati kandi nukundi ndashaka ko ari wowe wongera kunyigisha kuko ubaza ubwenge. Papa we yabitekerejeho maze yumva abuze ikintu cyo gukora, aravuga ati noneho mana ibi bintu ndabihera hehe, nakoze amakosa rwose. Yahise ajya kureba rero wa muyobozi w'ikigo maze aramubwira ati mwamfasha mukampa umwirondoro wa Bella, ndamushaka cyane. Umuyobozi w'ikigo ati none se byagenze bite, urashaka kumukora iki? Kuko yazi ko yamurakariye. Luc ati rwose urabizi ntabwo ngenda umuntu mubi, nta nubwo nifuza kumuhemukira, gusa ndamushaka kandi rwose ni ibintu by'umwihariko, mbabarira ubimfashemo. Umuyobozi rero yamuhaye wa mwirondoro wa Bella, maze uyu mugabo ajya kwa Bella, arayagiye arakomanga. Bella agisohoka asangana uyu mugabo, ahita amubwira ati noneho wowe koko uzanywe n'uwuhe muyaga ukuzanye mu rugo rwanjye? Ibintu byose wankoreye none unsanze no mu rugo rwanjye?
mvira mu rugo sohoka agira vuba. Uyu mugabo ahita amubwira ati ndakwinginze narahubutse nakoze amakosa nzanywe rero no kugusaba imbabazi. Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego rwose uzanywe no kunsaba imbabazi, izo mbabazi zawe se zirampa amafaranga, ziransubiza akazi kanjye se, ziranyishyurira amadeni yose mfite se, zirampa ibintu byose natakaje, ibyo bintu byose natakaje urabinsubiza? Uyu mugabo ahita amubwira ati rwose mbabarira genda tuvugane. Uyu mukobwa aramubwira ati nta kintu mvugana nawe, ibyo wakoze birahagije genda. Uyu mugabo rero ahita asohoka akagenda ariko rwose ababaye akavuga ati yego ntako ntagize, intambwe ya mbere ndayiteye nubwo n'ubundi nta kintu bitanze. Ku mugoroba rero uyu mukobwa Bella yakira telefone imubwira ko agomba kujya ku ishuri mu gitondo cya kare. Arabyuka akajyayo maze akigera muri biro y'umuyobozi, umuyobozi agahita amubwira ati twafashe rwose icyemezo cyo kugarura ku ishuri tukongera ukigisha, ati kandi kubera ibibazo byose wahuye nabyo twiyemeje ko tugomba kukongerera 20% y'umushahara wawe, ati ikindi kandi twanafashe icyemezo cy'uko tugomba kukwishyura uku kwezi kwashize kugira ngo rwose urebe ko wakemura ibibazo byawe muri bimwe twaguteje, ati gusa nanone aya mahirwe ni aya nyuma uramenye ntuzongere kwitwara nabi. Uyu mukobwa aba yishimye cyane ari guseka ati rwose murakoze muyobozi ibyo munkoreye kandi rwose ntabwo muzabyicuza, nzitwara neza bishoboka byose. Uyu mukobwa rero ahita ajya ku ishuri kwigisha, maze ku mugoroba atashye ageze mu rugo ajya kumva ku muntu arakomanze, yasohoka agasanga ni Luc na wa mwana we baba baje kumureba, maze Luc agahita amubwira ati ni ukuri ngarutse kugusaba imbabazi kandi ndi kuzigusaba mbikuye ku mutima. Agahita abwira uyu mwana we ati ngaho nawe saba imbabazi. Uyu mwana ahita amubwira ati ni ukuri mbabarira rwose ntabwo nzongera. Uyu mukobwa bari kureba uyu mwana maze akamwenyura, papa ahita amubwira ati bivuge cyane yumve ntabwo ari kubyumva. Uyu mwana ahita abivuga asakuza ati tubabarire ni ukuri tugusabye imbabazi. Uyu mukobwa ahita aseka maze akabwira uyu mugabo ati ibintu wakoze rwose ntabwo ari byo kubabarirwa, ati ariko nanone kubera ko akazi kanjye nagasubiranye ndetse bakaba banyongereye n'umushahara, ati byinshi mu byo wankoreye byarangije kunsohokamo narangije kukubabarira. Maze uyu mugabo aramubwira ati urakoze cyane kandi ni ukuri Imana ishimwe ko wasubiranye akazi kawe. Uyu mukobwa ahita ababwira ati none se mwakwinjiye mu nzu basi nkabaha amazi yo kunywa? Uyu mugabo ahita avuga ati oya ntabwo twinjira, reka tugende kuko bwije kandi nanone mfite akazi mu gitondo cya kare. Ahita aterura wa mwana we akababwira ati muramuke. Uyu mukobwa ahita abwira umwana ati naheje rero ku ishuri, bagahita bagenda agahita ajya kuryama. Ku munsi wakurikiye rero uyu mukobwa asubira ku kazi, maze amasaha y'abana yo gutaha yagera abana bose bagataha, ariko wa mwana wa Luc akabura umuntu uza kumutwara akamusigarana, akabona rwose amasaha yagiye. Ahamagara uyu mugabo maze uyu mugabo akamubwira ati urihangana natinze kubona umwanya wo kuza kumutwara, none rwose nagira ngo ngusabe uba umujyanye mu rugo iwanyu ndaza kuza kumufata. Uyu mukobwa abwira uyu mwana ati papa ntabwo araza kugutwara, reka tube tujyanye. Barajyana mu rugo rero maze uyu mukobwa akishimira cyane rwose uyu mwana, bagatangira gukina bakishima, akamusuka imisatsi bakanezerwa. Maze murumuna w'uyu mukobwa aramubwira ati ni ubwa mbere nkubonye wishimye gutya, ni ubwa mbere nkubonye rwose uri gukina n'abana. Uyu mukobwa aramubwira ati uyu mwana ndamukunda cyane kandi ndamwishimira, ariko nanone amasaha y'ijoro aragera wa mugabo ataraza gutwara uyu mwana. Maze uyu mukobwa akitaba telefone bakamubwira bati papa w'uwo mwana yarwaye ubu ngubu ari mu bitaro ararembye. Uyu mukobwa ahita yihuta cyane maze akajya kureba uyu mugabo, agerayo agasanga yarembye rwose ameze nk'uri muri koma. Umuganga wamwitagaho aramubwira ati amaze iminsi arwaye tifoyide ariko nanone ntiyigeze yiyitaho kubera ukuntu ahorana akazi kenshi, niyo mpamvu rero yamurembeje kuko yari yamurenze, ariko biraza koroha ntugire ikibazo. Uyu mukobwa aramubaza ati none ko atanyeganyega? Undi ati nta kibazo twamuhaye imiti imusinziriza kubera ko yanga ibitaro cyane, ntabwo yari kwemera kuharyama, ati gusa n'ubundi nakanguka biraba ngombwa ko tumujyana iwe kuko ntabwo ajya aryama mu bitaro. Uyu mukobwa abwira uyu muganga ati rwose mumwiteho cyane. Uyu muganga ahita amubwira ati n'ubundi ndi umuganga we w'umwihariko ndamwitaho nta kibazo. Uyu mukobwa akomeza abaza uyu muganga ati none se wowe kumuzi cyane
nta wundi muntu afite muri famiye ye basi waza kumurwaza. Uyu muganga aramubwira ati icyo nakubwira ni kimwe, niba rwose ufite umwanya umwiteho kuko nta wundi muntu waza. Uyu mukobwa rero aguma aho ngaho nanone ariko akajya no mu rugo akajya kureba wa mwana. Uyu mugabo rero arakanguka maze uyu mukobwa akamuherekeza akamujyana iwe, aragenda akamuryamisha akamukuramo inkweto, ariko uyu mugabo aba agifite imbaraga nke cyane. Uyu mugabo aramubwira ati ndakwinginze rwose umfashe ungumanire uyu mwana, ati kubera ko nyuma y'iminsi 2 nzaba nakize ndabizi, ati kandi n'umukozi wacu wo mu rugo azaba yaje, ati Imana ngize nuko ari muri weekend naho ubundi rwose nari ngowe. Uyu mukobwa aramubaza ati ese ninita ku mwana wowe biragenda bite, kandi ko bigaragara ko nawe ukeneye umuntu wo kukwitaho? Uyu mugabo ahita amubwira ati ngewe nta kibazo, ariko mu by'ukuri nta mbaraga aba afite. Uyu mukobwa rero aguma hafi aho, ariko kaza kugeraho uyu mugabo akarwara akaremba, akazana umuriro mwinshi, ubwo ahita atangira no gutitira kubera imbeho. Mu busanzwe n'ubundi iyo umuntu afite umuriro we aba yumva akonje, ariko mu by'ukuri aba afite umuriro. Noneho uyu mukobwa azana amazi agatangira kujya amushyiraho agatambaro ku gahanga ijoro ryose, ariko akagera akananirwa maze agasinzira akagwa kuri bwa buriri bw'uyu mugabo agasinzirirayo. Uyu mugabo arakanguka maze agasanga uyu mukobwa aryamye mu buriri bwe, ahita abyuka yiruka ukagira ngo ntabwo yari aryamye, yari asinziriye, maze agahita amukomanga atumva ati byuka, ati nta soni, ati ubuse nawe kandi uje rwose kumprofita, ati nta nubwo wihanganiye ko ndwaye, ati ariko mbega abakobwa b'iki gihe, ati wowe nari nzi ko utandukanye n'abandi bose, none nawe nuko, nta nubwo rwose urebye ngo ndarwaye, none waje mu buriri bwanjye, waje mute? Nari natekereje ko uri kunyitaho, naho ufite ibindi bintu washakaga, uranshakaho iki koko? Wandetse, ati ngiye tuba ibintu rwose ndabyanga kandi cyane, ni gute utakwihanganira ko rwose nanabanza ngakira? Ati nari nagufashe kutandukanye n'abandi, ati ariko nawe nuko, ati abakobwa mwese muri bamwe. Uyu mukobwa wari uvuye mu bitotsi yarebaga uyu mugabo akamuburira igisobanuro, abaza uyu mugabo ati ese ni wowe uri kuvuga cyangwa ni umuriro uri kuvuga? Ati kuko rwose ndumva umeze nk'umuntu uri kuvugishwa. Uyu mugabo ati watekerezaga ko noneho ndwaye ndembye ntari bubashe kubyuka, uri buze gukora ibishaka byose nsinziriye? Uyu mukobwa aramubwira ati ibintu uri gutekereza rwose sibyo, njye nari ndaha kugira ngo nkwiteho. Nubwo abivuga ateruye ka kantu k'amazi karimo n'akayisume mu ntoki. Uyu mugabo arakomeza akamubwira nabi, maze uyu mukobwa agahita afata ka kantu akagatereka aho ngaho, agahita yigendera, agahita agenda akagera mu rugo akabwira murumuna we ati tegura uyu mwana byihuse umushyire se, kubera ko njye sinzongera gukozaho ibirenge. Uyu mugabo ntashobotse rwose, ibi ntambwiye wagira ngo ndi kurota. Uyu mukobwa ahita ategura uyu mwana maze akamujyana. Akigerayo uyu mugabo ahita amubaza ati kubera iki ari wowe umuzanye atari Bella? Undi ahita amubwira ati rwose sinzi ko byagenze, sinzi icyo mwapfuye, ariko Bella ari kurira cyane kandi yababaye, yavuze ko atazongera kugeza ibirenge bye hano, ati sinzi icyo wamutwaye. Uyu mugabo rero asigara abitekerezaho maze agahita muganga we akabaraje. Muganga we akamubwira ati mba nizere ko rwose uriya mukobwa uzamushakira ingororano, ati kubera ko yakwitayeho bihagije urwaye. Uyu mugabo agahita amubwira ati n'ukuntu namusanze mu buriri bwanjye aryamyemo. Uyu muganga ahita amubwira ati birashoboka rwose ko yari asinzirijwe n'umunaniro wo kukwitaho, ati kuko yakwitayeho amanywa nijoro yita no ku mwana wawe, ati nizere ko rwose utamubwiye nabi. Uyu mugabo ahita amubwira ati nawe urabyumva namubwiye nabi cyane. Uyu muganga rero rwose baba baziranye kuri byinshi, ahita abwira Rike ati ariko nyamara gabanya umujinya ku bakobwa, ati byakubayeho byarabaye, umugore wawe yarapfuye kandi rwose ntabwo yapfuye kubera amakosa ya Bella, ni wowe ahubwo wakabaye wishinja ayo makosa. Ikindi kandi hashize imyaka myinshi, ntabwo bivuze ko rero utazongera gushaka umugore, ugomba rwose kuzamushaka, ariko nanone niba udakeneye no kuzamushaka, nanone wibangamira umuntu wese uje agusanga, kubera ko rwose nta sano bifitanye. Iyakire kandi utuze, umenye ko igitsina gore cyose atari kibi kandi kitagushakira ibibi. Uyu musore yabitekerejeho maze afata icyemezo cyo kujya gusaba imbabazi Bella, cyane ko rwose yatekereje ko yamubwiye amagambo atari meza.
Luc agera kwa Bella maze agakomanga, Bella agafungura urugi yasanga ari we agahita yongera agakubitaho icyugi cyane. Uyu mugabo arakomeza agakomanga maze uyu mukobwa akamwihorera. Uyu mugabo rero ararambirwa maze akicara imbere y'umuryango akahaguma umwanya munini cyane, amasaha menshi agashira, maze murumuna wa Bella akamubwira tuzi ko wa mugabo akicaye imbere y'umuryango. Bella yumva bitangaje akurikije amasaha yari ashize, maze agasubirayo agafungura agasanga kuko aracyahicaye kandi aba ari mu masaha y'ijoro, maze Bella agahita amwereka ngo niyinjire, abikoresha rwose urutoki kuko nta nubwo bari kumuvugisha. Uyu mugabo arinjira akagera mu nzu agahita abwira uyu mukobwa ati mbabarira rwose kubera ko ibi bintu byose biri kumbaho biri kujyana n'amateka y'ibyambayeho, ati mbabarira nkubwire ibyambayeho, nusanga ukwiye kumbabarira urambabarira, ariko nanone nusanga atari ngombwa nta kibazo. Ahita atangira kubwira rero Bella iby'ukuntu umugore we yapfuye. Uwo munsi uyu musore yaratashye araryama nk'ibisanzwe, maze bukeye mu gitondo uyu mugore we wari waraye ku kazi aza yinjira mu cyumba, yafungura agasanga Luc aryamanye n'undi mukobwa aramupfumbase. Uyu mugore ahita akata agasubira inyuma kubera ukuntu aba ababaye, aba afite agahinda kenda kumuturitsa umutima, agahita ajya mu modoka agatwara atazi iyo agiye, maze agatwara nk'umusazi ari gutekereza ibintu abonye, aragenda akagonga ikirundo cy'amabuye, maze ubwo agahita akomereka bikomeye, bahita bamujyana kwa muganga, maze uyu mugabo telefone igahita imuhamagara bakamubwira ati umugore wawe yakoze agisida kandi ikomeye ararembye. Ahita amusanga kwa muganga ariko agasanga rwose ari ku kuka ka nyuma, maze uyu mugore ahita abwira uyu mugabo ati rwose ndakwinginze uzite ku mwana wanjye neza, ntuzamuhemukire nk'uko nanjye wampemukiye. Uyu musore ahita amubwira ati ariko ni ukuri ntabwo naguhemukiye kuko sinaguciye inyuma, nta n'ikintu na kimwe twakoze, sinzi n'igihe uriya mukobwa yinjiriye, gusa umenye ko rwose nta kintu nakoze nawe. Uyu mugore ahita amubwira ati ndakwizeye, gusa nanone ntacyo bikiramiye kuko byatinze. Uyu musore ahita amubaza ati kubera iki uri kumbwira ko byatinze? Uyu mukobwa ubwo rwose aba ari gupfa, uyu mugore wa Luc aba ari gupfa. Ahita ashyiramo akuka maze Luc agatangira guhamagara muganga ngo aze arebe ibibaye. Uyu Luc ahita abwira Bella ati rero ati dore ni uko nguko nabuze umugore wanjye, ni nuko kandi umwana wanjye w'imfura yabuze mama we. Ati uyu mukobwa rero yadusanganye mu buriri ni umukobwa nari narakuye ku muhanda, nari naramutoraguye kugira ngo mufashe gushaka ubuzima, ati ariko we ntabwo yanyuzwe kuko ahubwo hari ibindi yashakaga, ati yashakaga kunsenyera, ati iryo joro sinzi uko byagenze, ashobora kuba yaransindishije cyangwa akampa ibindi bintu rwose binsinziriza. Ati rero nuko uyu mugore wanjye yasanze ndi kumwe nawe mu buriri, ati guhera uwo munsi natinye igitsina gore, ati ku buryo mbonye umukobwa wese anyegereye ntekereza ko nta kindi ashaka ari ukunyangiriza ubuzima nk'uko uwo nguwo yabigenje. Ati niyo mpamvu nakubonye mu buriri bwanjye ngahita ngira umunabi ngahinduka nkaba wundi. Ati rwose mbabarira, gusa nanone namenye ko atari cyo cyakugenzaga kuko wanyitayeho meze nabi kandi ndwaye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati birumvikana, ni ukuri ndakubabariye kuko ibyo bintu rwose umuntu uwo ari we wese byamubaho. Uyu mugabo yakomeje abwira Bella ati ndakwinginze rwose umbabarire ubikuye ku mutima, umbabarire kubw'amagambo mabi kandi akomeye nakubwiye, kubera ko igihe nakubonaga uryamye mu buriri bwanjye nahise nibuka ahashize, niyo mpamvu nakubwiye nabi cyane. Ikindi kandi ni ukuri umbabarire nibura ubikorere umukobwa wanjye, rwose ntuzamutererane kuko aragukunda cyane, kandi kuva mama we yapfa ni ubwa mbere akundanye n'umuntu w'igitsina gore akamwiyumvamo, rwose agufata nk'inshuti ye y'umwihariko. Ikindi kandi akwiyumvamo nka mama we. Ndakwinginze nutanabikorera njyewe ubikorere umwana wanjye, rwose umukomeze umufate nk'uko wamufataga, ntihagire igihinduka mu mubano wacu, ndabigusabye rwose kubw'umwana wanjye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati oya ntugire ikibazo, nakubabariye kandi nanjye nabikuye ku mutima, umwana wawe ndamukunda cyane, ntabwo rwose nanamuhora amakosa yawe, ibyo rwose tubireke byarangiye kandi ni ukuri nakubabariye kuko nakumvise ibyo uri kuvuga.
Uyu mukobwa Bella kuva uyu munsi yatangiye rero guhinduka, maze akajya yicara agatekereza cyane ukabona rwose ntabwo ahari, wagira ngo ari mu yindi si. Umunsi umwe rero bari bari ku meza we na murumuna we, maze uyu mukobwa atangira gutekereza, murumuna we ararya ibiryo arabimara, uyu mukobwa we ibye rwose ataranakoramo ari gutekereza, maze murumuna we aramubwira ati nyamara njye nsigaye mbona ukunda Rick kandi cyane, ati kuva yakwinjira mu buzima bwacu nsigaye mbona warabaye undi wundi, ati uramukunda birenze, ati nyamara jya urya cyane kubera ko rwose urabizi nawe gukunda bisaba imbaraga, ati rero jya urya kuko ntabwo rwose wakwiyicisha inzara. Uyu mukobwa Bella ahita areba murumuna we ati ariko ubundi ni ibiki washyize mu biryo byawe, wasaze cyangwa uri muzima? Uyu mukobwa murumuna wa Bella ahita amubwira ati nta kintu nashyizemo, ahubwo uri mu rukundo, uri gukunda Rick kandi bitangaje, ndakubona rwose uri mu rukundo bitigeze bibaho, ni ubwa mbere nkubonye ukunda umuntu, ati ariko nta nubwo bitangaje, Rick ni mwiza cyane ku buryo umukobwa uwo ari we wese yamukunda akimukubita amaso, ati uriya musore ni mwiza basi, ati se uba uri gutekereza ukuntu byaba bimeze muramutse mukundana muri kumwe nko mu nzira mwasohokanye, ati uri kubyumva iyi iriya couple yanyu ukuntu yaba iryoshye? Uyu mukobwa Bella aba ari gukubita udushyi, murumuna we ati ceceka, ati ntukansakurize umbwira ibintu bidafite akamaro, ati urumva amagambo yose uba uri kuvuga? Uyu murumuna we atangira kumuririmbira ati murakundana murakundana, ati uramukunda uramukunda byemerewe bihakana, maze Bella agahita aseka. Ku rundi ruhande Rick aba ari kumwe na wa mukobwa we ari kumubaza ati none se sheri wanjye ni iki wifuza ko nazakugurira kuri anniversaire yawe y'imyaka 5? Uyu mwana ahita amubwira ati nibyo se koko papa, icyo nshaka cyose uzakimpa icyo ndi buhitemo? Uyu mupapa ahita amubwira ati cyane rwose ndabigusezeranyije. Uyu mwana ahita amubwira ati Bella niwe nshaka kuri anniversaire yanjye. Uyu mugabo ahita aseka maze akamubwira ati ariko wibagiwe ko Bella atari ikintu, Bella ntabwo nabasha kumugura ngo muguhe. Uyu mwana ahita amubwira ati niba rero utabasha kumugura ngo mumpe, ariko wamushyingirwa maze ukamumpamo kado nka mama wanjye, ati byose byo ntibyashoboka papa. Uyu mugabo ahita abura ikintu avuga maze agahita aceceka ntagire ikintu asubiza uyu mwana, asohoka mu cyumba cy'uyu mwana maze akagenda akicara akabitekerezaho, agatekereza icyo gukora bikamuyobera. Uyu mwana kandi aramubwira ati ndamukunda cyane cyane ku buryo utabyumva, ati rero nakwishima cyane aramutse abaye mama wanjye, rwose waba umpaye kado nziza ntazigera nibagirwa. Uyu mugabo wari wamaze gusezeranya umwana we ati icyo ushaka cyose nzakiguha kuri anniversaire yawe, ahita yibaza ukuntu azabona uyu mukobwa, akumva rwose ni ihurizo rikomeye, arakomeza akabyibazaho akarara adasinziriye, bugacya akazi kakamunanira. Iyo minsi yose yahise yatekerezaga ukuntu azabona Bella nka kado ya anniversaire y'umukobwa we, kuko rwose byari bigoye, yabonaga atazi ahantu azabihera. Bella rero we inshuro nyinshi yajyaga kureba uyu mwana wa Rick maze akanamuraza, kuko uyu mwana yaramukundaga cyane, yahoraga abisaba papa we, maze papa akamubwira ati fata telefone umwihamagarire, nabyemera rwose nta kibazo. Umunsi umwe rero Bella yari yaje kuraza uyu mwana, maze mbere y'uko baryama nk'ibisanzwe yabazaga kumucira umugani, yamusomeraga mu gitabo umugani maze uyu mwana agasinzira. Yamuciriye rero umugani uyu mwana arishima cyane, maze abwira uyu mukobwa ati ni ukuri urakoze cyane, ndagukunda, uri umumama mwiza bitabaho. Naho Rick we yari yafunguye umuryango kugira ngo yumve ibintu baba baganira, yarebye ukuntu umwana we yishimanye n'uyu mukobwa, maze arongera ashyiraho akugi aragenda nanone, birakomeza kandi bimuha inshingano zo gukomeza gutekereza ku byo umwana we yari yamubwiye. Aba bo bahise bisinzirira bamaze guca umugani. Mu gitondo barabyutse maze Bella n'uyu mwana w'umukobwa bajya kwiborosa. Ubwo Bella yari ari kwigisha uyu mwana ukuntu biborosa, akajya bimwereka rwose ariko mu buryo bw'udukino, ku buryo uyu mwana wabonaga yanabyishimiye cyane. Ubwo ariko Rick niko yabaga ari hafi aho ari kubacungira kure areba ibyo baba barimo. Bariborosheje maze barabirangiza bajya gufata ibya mu gitondo, bicaye ku meza bari kunywa icyayi, maze uyu mukobwa akajya afata itasi ye n'umwana maze
umwe agasomeshaho undi bagatamikana umugati. Uyu mugabo wabareberaga kure arabareba rwose abona aba bantu baranezerewe, yari asigaye ashimishijwe n'ukuntu umwana we yari afite ibyishimo yaherukaga kugira mama we akiriho. Uyu mugabo yahise aza nawe rero arabasanga ku meza maze barasangira barishima, wabonaga ari famiye inezerewe rwose. Nawe ubibonye wakwifuza ko iyi famiye yakabaye imwe, wakwifuje ko rwose uyu mukobwa yakabaye mama w'uyu mwana kuko barahuzaga cyane. Kandi uyu mukobwa yari asigaye aba hafi y'uyu mwana cyane ku buryo ari nawe wari usigaye amufasha mu masomo, akanamufasha mu bintu byose byo mu rugo. Rick yakomeje kugenda yiyumvamo Bella ndetse akomeza kugenda amukunda cyane bikabije, ariko nanone akabura imbaraga zibimubwira, cyane cyane ko rwose kubera ibintu byari byarabaye kuri uyu mugabo ntabwo yajyaga abasha kwisanzura ku gitsina gore. Ikindi kandi yatekerezaga ku bihe byose yabanyemo na Bella akumva ntabwo afite aho kumuhera amubwira ati ndagukunda, byari byaramuyobeye rwose, ariko yaramwishimiraga ku buryo ko yabaga ari ahangaha Rick yajyaga ahantu hitaruye ariko ntamukureho ijisho kuko yaramwishimiraga bikabije. Umugoroba umwe rero Bella yamaze kuryamisha uyu mwana w'umukobwa maze asanga uyu mugabo muri salo, aramubwira ati ndatashye kubera ko umwana amaze gusinzira nta kibazo. Uyu mugabo aramubwira turatashye hehe se? Bella ati ngiye mu rugo. Uyu mugabo ahita amubwira ati hoya rwose. Bella ahita amubwira ati ariko se rwose ejo mu gitondo nzagaruka nta kibazo. Uyu mugabo ahita abwira Bella ati none se niba ejo uzagaruka kubera iki ubundi wakwiye ugenda, wakabaye uguma hano tukagumana rwose tukaba umuryango wishimye. Uburyo yabibwiyemo Bella byari bitangaje. Uyu mugabo rwose yari ameze n'ubundi nk'umuntu usanzwe agira isoni. Ubwo Bella yaramurebye cyane ati nkaguma hano tukamera nk'umuryango wishimye, ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Rick yakomeje abwira Bella ati umwana wanjye akwiyumvamo cyane aragukunda kandi rwose ndifuza ko wamubera mama we. Uyu mukobwa ahita amubaza ati none se ni ukubera umwana gusa? Uyu musore ahita amubwira ati nanjye ndagukunda kandi cyane, nkwiyumvamo rwose, nifuza ko nanjye wamba hafi, nanjye ndagukeneye mu buzima bwanjye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati niba ari ukubera umwana nta kibazo rwose nzamuguma hafi, ariko ibyo bindi byo ntabwo byashoboka, ndumva rwose ntarigeze mbitekerezaho. Ati ikindi kandi numva ntaritegura kuba nashinga urugo. Ati byongeye kandi niyo rwose naba mbyitegura ntabwo yaba ari wowe nifuza ko twarushingana. Ati umwana wawe sinzamujya kure, nzaguma hafi, nzamubera mu buzima, ariko ibyo bindi byihorere reka nigendere. Ubwo Bella we ahita yisohokera, ibyo abivuga ari kwigendera. Uyu mugabo yasigaye ari guhondagura intebe ati ni gute ntabashije kukubwira byimazeyo uburyo ngukunda, gute ntabashije kukubwira ko rwose mbona wanyuzuza, ni gute ibi bintu binaniye kubikubwira, atahari yenda si cyo gihe cyo kubikubwira mu magambo arambuye. Ati ariko ni ukuri ndagukunda cyane. Ibyo byose yabivugaga Bella we yarangije kugenda kare, yabivugaga ari kwivugana. Yasigaye rwose yataye umutwe arahagarara buri cyo gukora kubera ko rwose uyu mugabo yari yaramaze gukunda uyu mukobwa mu buryo bwimbitse. Uyu mukobwa nawe kandi utarajyaga akozwa iby'abahungu, yahoraga ashaka ubuzima kuko yari afite umuryango munini wo kwitaho, nawe yari amaze gukunda uyu mugabo, ariko nanone yihagazeho yanga kumwemerera ko amukunda. Bella agera mu rugo agatekerereza murumuna we ibintu byose biba byamubayeho, maze murumuna we akamubwira ati ni ukuri ndumva nishimye ku bwawe, nizere ko utamuhakaniye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ntamuhakanira se. Maze murumuna wa Bella akamubwira ati ni ukuri mbabarira rwose wiha amahirwe kuko rwose ukeneye kwishima, ukeneye kuruhuka, ukeneye amahoro y'umutima, ni ukuri ukeneye umuntu ukuzuza, ukeneye rwose umuntu uguha ibyishimo, kandi uriya musore uko mbibona uramukunda cyane, nawe kandi aragukunda arakwishimira. Ni ukuvuga ko buri gihe aba akeneye kukubona, niyo mpamvu kenshi akubwira ngo tahana umwana, wamara kumugeza hano
mugoroba akaza kukubwira ati nabuze umwanya munzanire mu rugo, aba ashaka rwose kukwirebera ntugire ngo hari iyindi mpamvu. Uriya musore aragukunda kandi ni ukuri witakaza amahirwe yo kubona umuntu ugukunda. Uyu mukobwa akomeza avuga ati rwose nanjye ndamukunda ariko nanone sinzi niba rwose ari cyo gihe cyo kumwemerera. Murumuna we ati oya byemere, nta mpamvu n'imwe ufite yo kumuhakanira. Uyu musore ni mwiza cyane, afite umutima mwiza, nta kibazo cye kandi ikindi n'umwana we murumvikana. Oya rwose wimuhakanira, mwemerere. Bella rero iryo joro ryose arara yigaragura mu buriri ari gutekereza icyo akwiye gukora, aba yabuze ibitotsi rwose burinda bucya adasinziriye. Ku rundi ruhande wa mwana wa Luc nawe aba yarakaye cyane ari kurira, maze Luc akamubwira ati none se mbigenze nte mwana wanjye, rwose Bella ntabwo akeneye kuza mu buzima bwacu kandi ndamukunda urabizi, nawe uramukunda rwose, nanjye namwifuzaga mu muryango wacu ariko ntabwo abyumva. None se mbigenze nte mwana wanjye. Uyu mwana nta kintu na kimwe aba ari kubwira papa we, aba yarakaye ari kurira gusa, maze papa we akamubwira ati ndakwingize mwana wanjye ceceka, urabizi ko rwose iyo uri kurira mba numva bimeze nk'aho bari kuntera inkota mu mutima. Uyu mwana aba yamwihoreye, maze mu gitondo cya kare bajya kumva bakumva umuntu ari gukomanga ku rugi. Luc akajya kureba umuntu uba ukomanze, agahita asanga ni Bella. Bella aza yiruka nta no gusuhuza, agahita abwira uyu musore ati ndashaka kumenya niba icyo wari wansabye icyifuzo cyawe kigikomeje, ndashaka rwose kubimenya. Umusore ati icyifuzo kihe? Igihe akiri kuvuga ibyo Bella ahita amubwira ati cyo kubana nawe. Ati nabyiyemeye rwose, ndifuza ko tubana kuko ndagukunda cyane, ibi bintu sinkeneye kubigumana njyenyine, sinkeneye rwose gukomeza kuvunwa n'urukundo njyenyine, naragukunze kandi kuva kera, ikindi kandi n'umwana wawe ndamukunda rwose, kumubera mama we ni ibintu bitangora kandi bitamvuna kuko n'ubundi mwiyumvamo. Uyu musore yarishimye ahita ahobera uyu mukobwa cyane, aramukurura aramubwira ati umva ni ukuri ndacyabishaka kandi cyane, ikindi kandi ndashaka kukubwira ko ngukunda birenze uko wowe ubitekereza. Ni ubwa mbere rwose niyumvisemo umuntu kuva umugore wanjye yapfa, ni n'ubwa mbere yewe nabashije kugirana relation n'umukobwa uwo ari we wese tukaba twamarana igihe, umukobwa akaba yaza akarara mu nzu yanjye, ni ubwa mbere rwose kuri wowe. Rero naragukunze cyane kandi ndagukunda cyane, ndifuza rwose ko waba ibyishimo by'umutima wanjye, ndifuza ko kandi watubera urumuri muri iyi nzu kuko rwose ndabibona ko ari wowe uzazana amahoro asesuye. Umwana wanjye yishima gusa iyo akureba, ikindi kandi nanjye iyo udahari rwose ntutekereze ko mba ndi mu mucyo, mba ndi mu mwijima. Ndagukunda cyane birenze uko byumva. Yabivugaga amukurura amuhobera cyane, aramusomagura ahantu hose, amusoma mu gahanga, amusoma ku matama, amusoma ku munwa, ati ndagukunda kurenza uko wowe wabyumva. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nanjye ndagukunda kandi ibyo byose tugomba kubikora ku bwacu ndetse no kubw'umukobwa wacu, ndagukunda cyane. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje, gusa mwakoze kuyikurikira, ikindi kandi ntimukibagirwe gukora subscribe, like, share na comment kuko rwose ni inkunga ikomeye muba munteye. Ndabakunda cyane.